Muri sinema nyarwanda buri mwaka havuka ibyamamare bishya, ariko 2025 yazanye uruvange rw'ubwiza n'ubuhanga budasanzwe. Aba ni abakobwa beza bataramira imitima y'ababareba, bakazana amarangamutima mu nsanganyamatsiko kandi bakongera ubwiza mu nzozi z'abakunzi b'amafilime. Ni abakinnyi batari gusa amazina, ahubwo ni ibimenyetso by'igitinyiro n'iherezo ry'ubuhanzi, uhereye ku nzozi zabo, ku maso yabo asetsa urukundo ndetse n'ibindi byinshi. Tudatinze n'ubundi uyu munsi turakubwira abakobwa beza ba mbere 10 muri sinema nyarwanda. Tudatinze, niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, nyamuneka ibuka gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe. Amazina yanjye nitwa Fitinema Yves, mbahaye ikaze. 10 turahasanga umukobwa witwa Gatesi Kayonga Divine. Uyu mukobwa akaba yaramenyekanye cyane muri filime yagiye akina, nka filime yitwa Kariza wa Kalisa, yakiniye muri Zacu TV, ndetse n'iyi filime yitwa The Secret, ndetse akaba agaragarira cyangwa se ubwiza bwe bugaragarira buri muntu wese umureba. 9 turahasanga umukobwa witwa Dusenge Clenia. Uyu nguyu wamenyekanye nka Madedel. Uyu nguyu rwose yakinnye muri filime nyinshi zitandukanye za Zacu TV ndetse na Papa Sava ndetse n'izindi filime nyinshi. Uyu mukobwa we afite ubwiza budasanzwe, ndetse umubonye ntiwakijija kuvuga ko ari mwiza. 8 turasanga umukobwa witwa Saranda Oliver. Uyu nguyu yakinnye muri filime zitangaje cyangwa se nyinshi cyane nka The Secret, ariyo yamumenyekanishije bwa mbere ndetse ikamugira icyamamare. Akina muri filime yitwa cyangwa se filime y'uruhererekane Indoto Series, ndetse akaba yaranakoranye n'igisigo n'umuhanzi cyangwa se n'ubikora Junior Rumaga. 7 turahasanga Cyuzuzo Ange Muvunyi. Uyu nguyu rwose wakinnye muri filime y'Indoto cyangwa se ya filime n'undi twakubwiye haruguru y'Indoto. Uyu nguyu akina no muri filime yindi yitwa Irya Mukuru. Uyu mukobwa afite ubwiza budasanzwe bukurura abafana ndetse bwanamumenyekanishije, akaba ari nayo mpamvu yaje kuri uyu mwanya wa 7. 6 turasanga umukinnyi witwa Mutako Sonia. Uyu nguyu yakinnye muri filime ya Niyitegeka Gracie yitwa Papa Sava, ndetse afite ubwiza budasanzwe. Byumve neza ko iyo umubonye uhita bihera ijisho uyu mukobwa ari mwiza. Ikindi twakubwira kuri uyu mukobwa ni uko yagiye akina filime nyinshi zitangaje, ndetse abanyarwanda ndetse n'abakunzi be bakaba bamukunda bihebuje. Mbere yuko twinjira muri top 5, ndagusaba amasegonda byibuze 2 yonyine yo gukanda kuri like, maze ugahita ukanda kuri subscribe. Ubwo ukaba uduteye inkunga ikomeye cyane kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. 5 turasanga umukobwa witwa Igihozo Nshuti Miley. Uyu nguyu rwose akaba yaramamaye cyane. Uyu nguyu rwose akunda kumenyekana akinana na Niyitegeka Gracie, benshi bagatebya bati bazibanire. Uyu nguyu rwose yakinnye muri filime Indoto, Ishusho ya Papa ndetse n'izindi filime nyinshi zamugize umustar. Akaba yaje ku mwanya wa 5 mu bakobwa beza muri sinema nyarwanda. 4 turasanga umukobwa witwa Iradukunda Nadine Nana. Uyu nguyu rwose akaba ari umustar, ndetse abakunzi be bakaba bamukunda bihebuje, ndetse akaba afite ubwiza bukurura abafana ndetse baramukunda cyane. Uyu nguyu yakinnye muri seri y'uruhererekane nziza cyane, nawe nagushishikariza kuyireba nubwo imaze igihe kitari gito, bita Maya. Uyu nguyu ndetse yakinnye no muri City Maid, ndetse akundwa n'abafana be ku rwego rutangaje. 3 turasanga umukobwa witwa Nkusi Linda. Uyu nguyu wamenyekanye nka Linda Priya. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye kera muri filimi cyangwa se mu dufilime duto cyangwa komedi zacaga kuri Afrimax cyangwa se Afrimax Comedy ndetse n'ibindi byinshi. Yakinanaga n'abandi ba star, ibingibi bikaba byaramugize umustar cyane. Uyu nguyu rwose yakinnye muri filime yitwa Depression ndetse n'ibindi byinshi. Afite ubwiza buhambaye kandi budasanzwe bukurura abafana, ndetse ntago twibeshye cyane kuba twamushyize kuri uyu mwanya wa 3. 2 turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Uyu nguyu rwose benshi bavuga ko ari ku mwanya wa mbere, ariko twebwe twamushyize ku mwanya wa 2. Uyu nguyu rwose afite ubwiza buhambaye ndetse bigaragara iyo ukimureba uhita ubona ubwo bwiza. Uyu nguyu yakinnye muri Killman, filimi za Killman nyinshi nka My Heart ndetse n'izindi, Ibanga, tutibagiye yuko afite
channel cyangwa se afite YouTube channel yo itangaje yitwa Miss Nyambo, ifite abasubscribers benshi, ndetse hagiye hacaho filime nyinshi nka The Message, filime zirimo ubutumwa budasanzwe harimo ibanga, ndetse n'izindi filime zigiye zitangaje. Uyu nguyu rero yaje ku mwanya wa kabiri. Ese ufite amatsiko y'umukobwa uri ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza cyane muri sinema nyarwanda uyu mwaka wa 2025? Reka tuze tumukubwire mu kanya. Mbere ko tumukubwira, nyamuneka kanda kuri subscribe kugira ngo dutere inkunga uzajye ukomeza ubane natwe. Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa Irakoze Ariane Vanessa. Uyu nguyu rwose akaba akwiye kuba ku mwanya wa mbere. Yakinnye muri filime nyinshi nka The Secret yitwaga Albin. Uyu nguyu akina no muri City Maid, akina muri Maya series, ndetse akaba afite ubwiza bukurura abafana, ndetse akaba afite igikundiro gihambaye muri filime nyarwanda. Ese hari umukobwa twashyize ku mwanya atarakwiye? Ese ninde wifuzaga ko uwo mwanya ari nde wari kuwujyaho? Byose reka tubiganire muri comments. Murakoze cyane, njye twabanye nitwe Fitinema Yves. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.